Ndi papa sava. Shahora mo. Toza kapfa no muhetsi. Sinakubwiye ko turasoma. Ndapfa nazo. Reka kakubwiza ukuri rero. Ubundi abanywi b'urwagwa. Iyo biramutse bigenze gutyo buri gihe umuntu arasimba. Naho ariko narangiye. So muri mengere. Yewe. Natangiye kureba imirare. Urabona ndora neza. Urabona neza. Banye ndihangana mire nka burindwi. Nicaka burane. Urumva mu bice bimwe ndimo kugenda bagira ngo narwaye paralysis y'imirebe. Oyagerageza naho nibyo nakubwira kuri ya musore. Uriya rusore n'uruhehesi rubi cyane. Ariko reka ngire koya taragera kure. Amfane nka baramubeshe. N'amagambo y'abantu papa sava n'amagambo y'abantu. Ngo iki? Basa niyakijijwe. Nyine yakijijwe asabigenza bite ko ariyo nkuru nshaka kugu. Zimerere. Ngo iki? Zim. Ko bamwambitse ubusa neza akabubunuza ku gasozi. Rahira. Ngo iki? Uriya mutipe. Akaho zimeze. Uriya ni umuhehesi ruharwa. Urabeshya. None urabona nyine yakundaga kariya kabari yakundaga kunywera. Hari igikobwa cyakoragamo sinzi niba ukizi. Oya. Hari ibikobwa bibiri. Reba rero cyari gifite ibintu bya panderesi by'inyuma. Hano hameze neza n'ibitse. Cya gikobwa igihe katazacyo ndakizi. Bwa cyadukaga mu gitondo kigafata kamareti kikakubita umugongo. Kigafata kakantu kameze nk'akaba entrepreneur b'abanjenyeri. Kikirwa kizenguruka umujyi. Kikaza ni mugoroba kigakaraba kigeta kijya gutega. Abantu batega. Nibyo. Ntabwo uriya mukobwa yategaga njye mbizi neza. Ahubwo yarizengurukiraga gutya n'ibiki byose nijoro agakora mu kabari. Yari umuseriveri muri kariya kabari nijoro. Ahubwo yakoraga ijoro. Nibyo gutega ntibazamubeshyere we umuntu yakoranaga nawe. Ni nka bya bigabo byabaga byagiyeyo cyaba gifite gahunda urabona ko habaga rogi cyangwa se kivuga kiti ndagusanga iwawe ariko niwe yakoraga ku kabari. Ariko kubeshyera uriya mukobwa ngo yarategaga ku muhanda. Never jamais. Nuko gakoraga kuri rendez-vous préparé. Contrôler. Byari ibintu contrôler. Ntabwo yategaga ku muhanda. Ako niko narisopanyije. Wapi yarakurebaga wagura inzoga burya yaramwaka. Uzigitaka cyo muki. Cyo mu nombe noneho. Ni nka bwa butaka bwo mu butayu. Niba warumvisha ukuntu imvura igwa mu birunga bakazayibona ejo mu gitondo imanuka batigeze bamenya ibyabaye. Ariko byo urebye ni igisore. Ubona ko ari kijyambere. Uriya mutipe yaramaze iminsi hanywera. Urumva? Nakajyayo ngo akakibwira ati uwanjye kabisa. Niwe bavuze upfa dupfana ngiye banshyingure mu isanduku imwe nawe. Ni baba yake. Abantu buryo bazi gutereta. Utazavuga ngo uzi imitoma degedege. Urumva? Amukubita umutoma ati ni wowe wanjye ndakubona neza umutima ngo wa. Umutipe ngo amukubitaga imitoma akamanuka akamubwira kuri biriya by'inyuma bireba inyuma akamubwira ukuntu anyorosheje imbere akamubwira unyibukije akabona akibagirwa we igitipe. Urabona ukuntu aba ari ibyana byakoreye nk'iburayi bimwe bigenda birabyana bikunda ikintu bita imitoma. U Rwanda rwiriye ruguru mu gasantere ukaza kumubwira ngo shari usa n'isupu uri isosi usa na sosoma uri isimbi uri isombe usa na sosiso uruba kikakubita umutama kikakubita ukajya ushoranye uri mu nyuguti ya sabuze cyane kikamubwira ngo uri isupu uri sumu ya panya. Imitoma twayiririyeho. Umutipe aragiye amushyizeho kabiri gatatu kanakabarara akamenyereza. Amubwira ati ni wowe n'ubuzima no gushakana nta wundi. Wenda nzasigarira rimwe rero kiraregera kiza kiregeye nka rwagakoco babwiye bati hari umushushwa watujegereje. Baba yake. Kiramubwira kiti iri joro rwose ntabwo wancika. Umukobwa atariko ibyo ntabwo wabimbwiye. Uriya mukobwa ngo yarakaze uzi kunywa ngo aragenda gukagura icupa rya mbere akaruha hirya kabiri akavuga uti kuri 5 ndamukubita. Hari abantu kumbe uko amanyisha kuri 5 ati uko amanyisha niko agenda bamubise none yakubita nka 5 6 bagira cyangwa uramukora kwitaka kuraka we nyankara gata uzamvugishe turi bazima dupanga. Ntabwo nkubwiye ngo ntabwo ndamamera ukora nuriya niko yarameze abameze nka kamashini gakontorora ubwonko bita GPS noneho umukobwa aramubwira ati ibyo ntabwo wabimbwiye ntacyo nakumara. Umuhungu atari ko se kubera iki narakubwiye ko no kubana wenda bizarorere. Umukobwa ati ngiye wenda mu bihe by'abakobwa
umutipe ati nanjye nashoye. ati none se ko ndi muri reggae uragira ngo migenze umutipe nibamukujeho bamukujeho ariso ajya gutereta iki kigenzi iki kwa kuntu uvuga uti n'ubundi kubita imbeba ntarobanura n'izihaka reka njye kurashya imigeri hari nyine urimo gushakisha nawe pembeni na pembeni hirya no hino noneho yigubanura kigenzi cye nyine cyari mu yindi binga hari ukuntu baba umwe abaseriva hano undi aseriva hano banagishyiraho akikiraho ati nta kibazo ikindi kiti nta kibazo bumvikana n'igiciro hari n'ibyana biba bitagoye buryo kubita nk'akantu ariko urumva bose bakora mu kabari kamwe yego uriho urabyumva ndi kukumva arangije kumwemerera sasa muri rogi bagiye mu cyumba uzi icyo bamukoze burya bakorana mu kabari bose baziranye nk'abantu bari hamwe byararangiye mu gitondo noneho kibwira mugenzi ati nama kamana kakubwira ngo ufite shari wahe ko ari inyatsi nk'abari abandi bose bagenda ati nisaka bakino bayiruka undi ati byagenze bite ati ngiye yandangije ati ubu ndamufite gutya ati byagenze bite ati yankubisaye bitanu undi turavugisha kuri nta banga cyagira umva se no sibanga rikurehe nyine yari propaganda umfasha arangije rero ati tumukoma aboneye ko tumuzi ntibakaturusha ubwenge babigenza bate undi ahita amubwira ati ninjye umushyira fagitire umukobwa yandika fagitire ibirayi tatatata inzoga tatatata shambure tatatata noneho ikitubyara cya bitanu ashyiraho n'izi yashyize ikinyamuryango kuri fagitire bari kubisa mu yavuye hariya ahita akizwa hari aho byavuye kwa ngweke zuko buri wese arakubita ikago ariko papa sava twakomeje kugendangarira mu bya story twibagirwa uriya muvandimwe baracyaje njyewe ariko nibyo nakubwiraga nti ndanywa nziga wenda kuvuga byo nta kuziga ariko kunywa ndaziga none se iyi komande se tuyirya ataraza uyiriye bikabura ntabwo turi iwacu abonye nibyo nakubwiraga ntuba bari hafi abaregeje ni ukwimana bw'ijuru ntazajya no kwimana ni kwimana twakuvuga wese umuvandimwe mutishwe n'icyaha ukimara kumva icyo bita oda nageze amaza ku miruto ndangije ndicara ndavuga ni reka miruto urushe cyakoze nariye akazingaro nabarya akazingaro mutishwe n'umuntu reka mbabwire iwanjye ubu ni amahoro ntibajya bavuga ngo ndibatire njye munyamafuti ngo ni njyewe udashobotse ngo ni njyewe wumva aya muri kurya ni uturapfurapfu ni isagu ni isagu kuri za miliyoni isize mu rugo urumva iwanjye ibintu byarahinduye hano natwe nagutinyiye njye nabaye nivuga ni ndibatoro tubwira ngo tuwanyire tumira agacupa aturamo iki nansi barahisa turindira ibya gatatu oya barabizi bazira ahubwo na komande twagiye kwa komande tubwira umukobwa ngo ni wowe ahita tubwira ati niba ari ndimbatari sipesiyare y'umwihariko ahubwo icyo nicyo nahigiye kubabaza niba umukobwa yabyibutse niba bari guhamagara mwite nindira ni madamu ariko nk'uyu ukaba nshaka iki koko twikomereza ikiganiro ntako ariko wamwita babura uriya mukobwa rero buri ikintu ufata arakizi urumva ahubwo ubwo nari nibyo nahigiye kubabaza ntese mama yabyibutse ubwo rero ubwo yabyibutse ni amahoro ese ubundi bari hehe nanjye ngo bandikire ese uwo ninde ndimo ni Margarita wamwitabye se mbwire ko kuganira n'abagabo halo naho se ubundi reba ariko se Margarita nk'ubwo ni icyo ushaka koko ariko se ubwo mwariye murantegereza ubwo ndi umwana w'igitambambuga mutamika koko ariko se Margarita hari inkono nagiye nikoreye ngo arashaka se ngo ibiryo bihiye koko bagiye atabweza ko ndemba atabweza ko oya none se mbivuze ngo naje ngo nkarya ariko arakubwire niwe wongeye nanone akumwitabe ndimba mubwiza ukuri mubwira ukuri halo Margarita mwitabe ubwire ni kaya ariko uzi ko babibara muri kayibi erega nta kibazo rwose ni murye ni murye nta kibazo nanjye ubwo n'inzu urangaburira nyine ubwo
hoya n'abantu bagaburira ese ubwo harya se abantu bakantegereza ye sawa nta kibazo oya niba nicyo wanga nigirije ukamubwira gagiye kwituriza buriya ngendagena nkanagenekerereza Marigarita yashatse ndimbati gute kugumya guhamagara burya guhamagara papa sava nawe ariya abarimo kuvuga ati nijoro ndi bukenere ariko se abari gushaka hano bari ngo nanjye ngiye yari yagiye gusigishaho tukanogereza kugira ngo bazane ndimba ariko reka mbabwire papa sava rero Pasamba nawe hari ibyo wagira ngo se ni ibyo ngibyo mbese ndimba watashuka kukamukira iby'abagore cyangwa kamukira mu gahe kavureka witwe aho nawe ndimba komande rero ndayijyanye ngiye abo bagabo muri kumwe usigara bagurira amayoga nibashaka icyo kurya wongera bashyikirizaho yindi nanjye Marigarita ndagiye aho se Marigarita ubabaye ariko Marigarita wagiye unyubako ariko se komande urayijyanye iyo komande urabona izo nyama urabona zanditseho ndimbati ntabwo ari wambwiye ko iyi komande ari ndimbati washyishijeho iyi niyo wampaye komande ariko se wamukobwa kuguhamagara umubwira ngo ushyire komande sinahamagarira n'undi ndashaka kukubaza Marigarita ubwo we n'iki ko ari ndimbati wishyuriye komande ariko wowe urambaza uranyigisha ndi kuvugana n'umugabo wanjye ndimba ariko mwavugana nawe ntukaza guseberesha umugabo wawe ubwo se ibibazo byawe byose uzajya ubikemurira mu kabari naragowe urinda uvuga ngo genda gusebya umugabo wanjye nuko yakuguriye amayoga uyu mugabo ubwanjye jya namwihamagara inshuro nyinshi urumva nawubwira ngo urye ngo ngiye ngo sinshaka kurya ngo nimurye none ngiye n'abana banjye tujye kurya ibisusa n'ibisayote umugabo ari kwikwikiramo amakoko nanjye ndayajyanye tuyarye n'abana banjye twumve uko Yesu agira neza arasora akose ndimba iki gituma wikopesha ukanatuma umugore amenya kuri gufata ideni mu kabari reka nkubwire ndimba uku nguku ni nko kuvuga ngo etaje bayizamurira kuri za ferabeto ugafata etaje ukayihagarika ku musumaro ubu muri urugo ruba rwubakiye ku kigo ako se ndimba aho kugira ngo dusebeshe umugore mu kabari utubwire uti nta kintu kirimo ntabwo yatubwiraga ngo ni isago ngo mu rugo ngo ibintu biru hano turapfa reka mubwize ukuri njye nagiye kwaka irindi cupa barambwira ngo ndimbati ngo n'ubundi ngo ni ideni ngo bategereze ngo abanze aze yishyure uraje ngira ngo urayazanye ako se ndibajya ureka kutugira ibintu nk'ibyo koko ubu se basi iyo utubwira tugakomaho ndetse nari naniwe kwigurira burushete ariko njyewe nanga n'abagabo ba nta kigenda ubundi ko umugore ari we wa mbere umuryango ni wo wa mbere wabanje ukita ku muryango wawe ukabona kuza kwita ku baturanyi n'inshuti ko umuryango ari wo wa mbere twubundi twanakomaho cyangwa tukanaburana njyewe na Digidigi turuta Marigarita n'abana bawe